Garuki zije. Ya okay, murakoze cyane. Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Kigali Monitor TV, ni kuri uyu munsi, ni kuri wa gatanu cyangwa se Super Friday cyangwa se uwa gatanu ubutangaje cyane ko anaho tugana byinshi bitandukanye. Abenshi bashobora kwibaza ese ni iki kiba turimo kuvugira kuri wa gatanu. Ni byinshi cyane, niyo mpamvu naje kuza nkajya ahantu kabisa mu bitabo, nkagenda muri za laboratory n'ahandi hose hatandukanye kuyunze kuza kwacukumira byinshi bitandukanye ku kinyamakuru gikomeye cyane hano mu Rwanda. Ni nacyo ndi gukora ka Kigali Monitor TV. Abenshi bashobora kwibaza ese ni bihe bintu bikorwa muri Kigali Monitor TV cyangwa se muri Kigali Monitor Limited, cyane ko ushaka kujya kuri website ukayandika akadomo Kigali Monitor akadomo.com ukabona byinshi bitandukanye. Gusa ntago nge naza kwivuga kwera ko haro bizoberemo, hari no waba warabifondateur cyangwa se waba warabitangije cyangwa se kugira ngo uze kusobanukirwa neza byose muri rusange. Kandi nisurize rero abantu baherereye mu ntara y'amajyepfo, amajyaruguru, urasirazuba ndetse n'uburengerazuba yewe no mu mujyi wa Kigali, cyane ko aba bose mudukurana kandi muradukurikirana. Mu mujyi wa Kigali ntago nabibagirwa ikota amasimi, ndabizi ko mudukurikirana, ndabizi ko mukora ibintu byacu neza kandi muhe ku mbuga zacu nkoranyambaga cyane nka Instagram, social media zacu zitandukanye nka YouTube ndetse na Twitter na Facebook. Murari cyane ko wandika Kigali Monitor ukabona byinshi bigiye bitandukanye. Kuri uwo munsi rero hano ndaza kwandimo kuganira na benshi batandukanye, gusa umwe muri bo hano ndaza kuba adufashamo kugira ngo dusobanukirwe neza ese uru rubuga cyangwa se iri koranabuhanga ryaje mu kwandika inkuru ndetse no kwa byatangaza amakuru agiye atandukanye by'umwihariko. Garuki zije. Ya okay, murakoze cyane. So nibisanzwe rero twakoze tubaga byinshi bitandukanye, nako bivugana nakira umwe mu bakozi cyangwa se umwe mu bafunze cyangwa se umwe mu bayobozi ba Kigali Monitor Limited cyangwa se Kigali Monitor TV. Nibisanzwe reka rero mbanze mwakira na ikaze. Yes, murakoze cyane. Yes, wa gatanu ibintu mu kumeze neza. Yes, neza. Rero nibisanzwe abakunzi ba Kigali Monitor ni benshi cyane hano hanze, cyane cyo bakoje kwibaza byinshi bitandukanye. Ndaza kuza kwibaza ikibazo cya mbere, ubundi Kigali Monitor ni iki? Rakoze cyane. Kigali Monitor ni ikinyamakuru cyane kira kuri murandasi, kuri internet, kikaba gitangaza amakuru atandukanye. Muri rusange ni ikinyamakuru cy'urubyiruko kimenyekanisha ibikorwa byo mu nzego z'ibanze by'umwihariko mu iterambere ry'abaturage, ariko kandi nanone tukagaruka ku gice cyo gushakisha no kumenyekanisha impano ziri mu rubyiruko, ziri mu basaza, impano zishobora kuba zagira umusaruro kuri society nyarwanda. Iyo umuntu avuze ngo kumenyekanisha cyangwa se kuzamura impano cyangwa se ko watangaza impano, abantu benshi bumva byinshi bitandukanye ku mpano. Ese ni izihe mpano mwebwe mwibandaho muri Kigali Monitor? By'umwihariko nta mpano zihariye tumenyekanisha, ahubwo tumenyekanisha ya mpano umuntu afite ku giti cyiwe yasaga nkaho iri mu mwijima, abantu batazi, umuntu atari kubasha kwimenyekanishiriza ku giti cyiwe, hanyuma impano twayimenya tukagenda twamusura, tukaba twabasha kuba twamubera abantu bashobora kumuvugira, kumutangaza, noneho ku buryo impano yashobora kuba yabyaza umusaruro. Iyo uvuze ijambo kubyara umusaruro, abantu benshi batekereza ku buryo butandukanye, ariko se ubundi Kigali Monitor ni gute ishobora kuba yazamura impano umuntu ikaba yamubyara umusaruro? Nakubwira ko twebwe turi nk'umuhuza. Twebwe turagenda tukareba cya gice cyangwa se wa muntu ufite ya mpano, twebwe twaba twamwandika inkuru, twaba twaza twamukoresha interview, twaba twamufasha gukora ama audio, nimba ari indirimbo, nimba ari iki, ashobora kuba afite amapoem, twafasha kumukuzandika. Ikindi nuko dushobora kuba twajya tumujyana izi mpano ye kuri televiziyo no kumunyuza muri media. Buriya media irebwa n'abantu benshi cyane, harimo abantu bafite initiative yo kuba bafasha abantu bafite impano, ariko wa muntu mu gihe atabashije kubona umuntu nka Kigali Monitor itagiye musure imumenyekanishe, akaba atari kubasha kuba yamenya ahantu yamukura. So yamubonye rero mu channels tunyuramo, yabasha ko yabona wa muntu akaba yamutera inkunga, hanyuma natwe rero twabigizemo uruhare. Ni ijambo rikunze kugaruka mu matwi y'Abanyarwanda akenshi iyo uvuze wenda ngo ni igitangazamakuru, abenshi batangiye kwibaza se ubundi igitangazamakuru cyunguka gute, ariko benshi bagenda babyiga uburyo cyungukamo. Ariko iyo narebye neza bundi mu bucuruzi mwe mukora nk'igitangazamakuru, ese ni biki mukora, ese mu kwamamaza mwamamaza gute, ese ni izihe process cyangwa kugira ngo niba hari no mushaka kwamamaza ko Kigali Monitor ko yahagera? Initiative muri yacu ntago kwamamaza
kwamamaza ariko icyo dushaka no kumenyekanisha amakuru y'ubundi yuvuze Kigali Monitor monitoring bivuga ubugenzuzi tukareba ibintu hari ibintu byiza bihari tukwiye kuba twatangaza abandi bantu babatazi so hari ibintu bibi biba bihari ariko bya bindi bishobora kuba bibi bikaba byinshi bikaba byagira ingaruka mbi ku Banyarwanda so ibyo rero tubibonye turabitangaza hanyuma kuri babayobozi kuri za nzego zibishinzwe zikaba zabibonera hafi ku buryo bishobora kuba babikemura hanyuma tukaba mu Rwanda rutengamaye nk'uko tubyifuza gusa nanone harimo abantu benshi bakunze kwibaza byinshi bitandukanye gusa se ubundi Kigali Monitor tubaye wifuza serivisi zo muri rusange nk'izo maze kutubwira wayisangaga na kuba dukorera Kimironko mu karere ka Gasabo ni muri rompuye hari ku gahanda gatangira kamanuka Kibagabaga urayura aho ngaho ushobora kwita umumagara kuri numero nawe ngiye kubwira ni 0788357776 nayita nsohoka rwose nkayita nimero y'Abanyarwanda bayumve neza rwose ni 0788357776 kabisa ni 078835 sorry 0788357776 nayita nsohoka rwose twayita nimero ni 0788 rero kugira bane kukinese bakarikana utamenyekanisha ibikorwa bye nta hantu washaka wajya cyangwa se ubukungu bwawe nta hantu bushingiye betse ko wamenyekanisha kugira ngo Abanyarwanda bose ndetse n'abantu muri rusange fakutanga izo serivisi ko wamenya ibyo byose bitandukanye inama ya mbere nuko banza gufata iya mbere ukagana Kigali Monitor Limited ikagufata kuvuga wakora ibintu byose cyangwa se gufasha kuba wakora ibintu byose mu buryo bwihuse kandi buhendutse ariko reka nze kuza wenda no kugaruka kuri serivisi muri rusange hano muri Kigali Monitor yaba zitangwa y'abantu bavuze kuri serivisi cyangwa se bavuze itangazamakuru harimo n'izindi serivisi zitandukanye kabana dakunze gusobanukirwa ese muri rusange nka serivisi no muri rusange twaguye cyangwa se harimo ibisagutse mutangize serivisi okay murakoze cyane icyo kibazo cyiza serivisi zitanga mbere na mbere no gufasha abantu bafite impano zitandukanye ko bamenyekanisha ndetse n'itangazamakuru no gutangaza amakuru bitandukanye bisanzwe so serivisi zindi zitanga ni igice cya kabiri cyo kwamamaza no kumenyekanisha ibikorwa by'abantu rero uburyo tubikoramo nuko dufasha abacuruzi kuba bazana ibicuruzwa byabo kuba bamenyekanisha kuri studio yacu ya Kigali Monitor so dufitemo serivisi zitandukanye iyo bemeye kuba bakorana na Kigali Monitor iyo maje gukorana ikiganiro natwe dufite icyumba cy'umwihariko gishobora gufasha umucuruzi wari wese kuba yamenyekanisha ibikorwa byiwe hari by'ibanze ubukeneye kugira ngo umenyekanishe ibikorwa byawe so kuri website yacu rero bisaba ko ufite banner iyo banner rero dufite dutanga iyo serivisi ushobora kuba ufite company udafite logo yayo icyo gihe tugufasha gukora logo ama business card ama flyers ibyo byose tubigufasha kuba babikora ikindi kandi nuko wamukiriya tuba twazanye cyangwa se wamucuruzi ashobora kuba afite n'ubukwe mu muryango wiwe abashuti biwe dutanga na serivisi zo gufata ubukwe amanama ama conference atandukanye ama graduation ama anniversaire ibyo byose ni ibice tugenda dufataho mu rwego rwo gufasha Abanyarwanda muri bwa buzima busanzwe ku muntu ushaka gukora ubukwe ku bantu bashaka gukora serivisi zitandukanye fran ndetse n'ibyapa bitandukanye ko waba wifuza serivisi zitandukanye zose zijyanye na production cyangwa se na graphic designer byose nahandi babisanga muri Kigali cyane rwose kandi kwiciro byiza cyane ni ijambo rikunze kugarukwaho n'Abanyarwanda cyane ati ese umusaruro mutanga cyangwa se bivugwa n'Abanyarwanda muri rusange umuntu wakora hari umusaruro ugaragara ese mwebwe mu gukora mubona hari iki Abanyarwanda mbese isura Abanyarwanda kunze kubona mu mino minsi katubwiye bahakanye mu twicanga rakoze cyane ikinyamakuru cyacu hano rero gifite imbaraga nyinshi cyane ni ikinyamakuru cy'urubyiruko turi imbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba so ni ikinyamakuru projet yacu iri mu mishinga 12 mu mujyi wa Kigali uherutse guhemba so byumvikane yuko rero dufitiye umusaruro ukomeye Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi by'umwihariko rero dufite abakozi urubyiruko babyigiye binararibonye kandi bari committed gufasha society nyarwanda so rero product quality y'ibyo dutanga ni nziza cyane kandi twari tuje korohereza Abanyarwanda kubijyanye n'ibiciro yes so turimo no kugenda dusoza bivugana ikiganiro cyacu mbibutse ko ingi kiri Kigali Monitor TV nk'ibisanzwe ushobora gukurikirana ku mbuga zacu nkoranyambaga by'umwihariko wajya kuri YouTube channel kandi Kigali Monitor TV ukanubyici bitandukanye kuri Instagram Twitter Facebook ndetse na hose wahadusanga nk'ibisanzwe cyangwa se kuri website yacu nk'ibisanzwe amakuru yose abagenda acaca cyangwa se anyura ni kuri wa akadomo Kigali Monitor akadomo.com gusa
gusa ndaza kuza kugusaba nyakubahwa bwana Croix noneho mu rusange noneho udusozi cyangwa se nka rastarimaka yavuye igihe na Friday turi kwa gatandika urakoze cyane Friday ni umunsi mwiza abantu bamaze iminsi 5 barimo gukora bari muri shuguri z'ubuzima busanzwe biba byiza iyo ufashe n'umwanya ukajya kuruhuka n'inshuti ukagira ahantu sohokera nimufata agafanta niba uraza kuruhukira wa gatanu njyewe rero buriya umunsi wanjye uza kurangira nijoro ndaba nyiri muri ofisi ahubwo buriya ku cyumweru niho nzajya kwisengera so birumvikana rero ni byinshi wowe wakurikira cyangwa se wana agenda ukurikirana kuri Kigali Monitor TV nandi kumwe mu bayobozi gusa ndashaka ugira ijambo nibura ubwira urubyiruko rw'Abanyarwanda ndetse n'Abanyafrika muri cyane ko twese badusengera umugozi umwe mu ijambo rimwe navuga ngo nothing is impossible to those who are possible nta kintu kitashoboka mu gihe wumva ko ushoboye mu gihe urubyiruko twumva ko hari ibyo dushoboye nta kintu kimwe cyatunanira inzozi dufite izazo zose yaba ku giti cyacu ku Banyarwanda tuzazigeraho kandi dufatanyije so arakoze cyane birumvikana umuyobozi wa Kigali Monitor Limited by'umwihariko harimo Kigali Monitor TV ndetse na website ya www.kigalimonitor.com noneho dusanga byinshi bitandukanye twakora amakwe serivisi yazibasobanura cyane ko umuntu azibasobanura kubera ko maze mushiye kundusha ndabizi reka rero mbashimye nari isubira kwimwinda twara mu kiganiro ndetse kari Friday cyangwa se Super Friday aho tutungana byinshi bitandukanye gusa nk'ibisanzwe uretse ko dufite byinshi byo kuganiraho byo gutangaza ndaza kwa nakira n'undi mutumirwa cyane ko ngo ahangaho ni home of what home of entertainment ni home of skills ni home of what everything can be so you need in your life ari nabyo tutungana byinshi bitandukanye bashimire nakagaruka Muzogaruke na hirya y'ejo. Okay, murakoze cyane.